Turakoze mwami Imana ugira neza, ubuntu bwawe buraturagiye, niyo mpamvu tubonye uburinzi bw'iri joro bugacya amahoro. Turagushimye, uhabwe icyubahiro. Tubarira ibyaha byacu byinshi n'intege nke n'ubutandame. Dushaka kwiga, dushaka kumenya, kuko dushaka kuzakubona, biduhe nk'impano kundi twashobora kubiharanira ngo tubigereho. Imbaraga zawe zibitugezeho, dushima urukundo rwawe. Tugiye kuganira uburyo twashyigikira uyu murimo waduhaye, buri wese ku giti cye, ubane natwe, kandi ibyo wagambiriye ku Isirayeli imenya, ubiduhuguze, twemere no guhugurwa. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Insanganyamatsiko yacu nk'uko twayibabwiye ni ugushyigikiza umurimo w'Imana dushinzwe ibyacu. Muri iyi nsanganyamatsiko turayiha isomo ry'urufunguzo riboneka mu Migani, igice ni icya 3, umurongo wacyo ni uwa 9. Haranditswe ngo wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasendera imitobe. Ubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe, mwubahishe umuganura w'ibyo wunguka, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasendera imitobe. Muri aya magambo harimo umunezero. Ni inshingano ko dukorera Imana, kuko idufiteho uburenganzira. Ku basoma ibitabo nk'icyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, cyangwa se our high calling, harimo amagambo avuga ko gukorera Imana, kuyumvira no kuyiyoboka, ntabwo ibiburana cyangwa se ngo yinginge. Ibifitiye uburenganzira nk'uwaturemye, ibifitiye uburenganzira nk'iyaducunguye. Kuyubaha ni uburenganzira bwayo, kwawe yaremye abana bayo tuyubaha. Kandi Abakorinto ba mbere 6 umurongo wa 19 haranditse ngo ntimuri abanyu ngo mwigenge, nge namwe munyumva tubayeho turi mari y'undi mugabo. Ndetse muri Bibiliya naho yavuze ngo muri umurima wayo. Turi mari y'Imana, ifite ibyo dukoraho buri munota. Itahabaye ubuzima bwacu bwahinduka ukundi. Iyo rero iduha guhumeka, iyo turi mari yayo, iyo itera umutima gutera, amaraso agatembera neza, ubwenge bugakora, iyo dukesha kurama no kuramuka, ibyo twishimira mu buzima akaba ari ibitanga. Ibyo mvuze byanditse mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga, urupapuro rwa 19 mu cyigisho cya 2, kivuze umugiraneza wacu umwe rukumbi. Ahavuga ko niyo gutera k'umutima, niyo ituma ibihaha bikora neza, niyo ituma udutsi duto tw'uturandariye tujyana ubugingo hirya no hino mu buzima dukora, niyo iduha ubwenge butubashisha kuruta inyamaswa, tukagira imigambi n'ibitekerezo bitandukanye n'iby'ibindi biremwa. Niyo iduha ibyo kurya turya, ibyiza mu buzima twishimira, imyambaro twambaye, ibyo dutunze. Nta wavuga ngo ni umuhanga niwe wabyigejejeho. Ibyo byose Imana yo mu ijuru niyo ibikora. Noneho bitumye rero Bibiliya ivuga ngo ntimuri abanyu ngo mwigenge, mwaguzwe igiciro, nimutume rero imibiri yanyu ihimbaza Imana. Muri Zaburi y'100 naho hibutsa uwaremwe wese ko atari uwe, ko ariho bitewe n'impamvu. Zaburi y'100 uhereye nko ku murongo wa 3, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye, natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Tugeranijwe n'intama, turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Ntabwo uworoye intama iyo arayigurisha ntabwo babanza kujya inama, ntabwo abanza kuyisaba imbabazi ngo yihohore, ngo nyine ngo urabibona ko ibintu byari bimeze nabi. ahubwo ayifiteho uburenganzira bwose, niwe uzi icyo yororeye, niwe uzi icyo izamara
kugira ngo atere imbere, niwe uzi aho izamugoboka. Imana iravuze ngo natwe turabayo, turi ubwoko bwayo, turi intama zo mu cyanya cyayo. Yesaya 43 umurongo wa 7 haranditse ngo nzanira abahungu n'abakobwa banjye abo naremeye kugira ngo bampeshe icyubahiro. Kubw'iyo mirongo yose rero, unyumva wese afite inshingano yo gushyigikira umurimo w'Imana, nkuko dukora mu mpano zitandukanye. Hari intumwa zibwiriza zikagenda, hari abahanga mu gusenga bagasabana n'Imana igatanga ibisubizo ku bibazo dufite mu murimo, ariko hari n'abafite icyo batunze kinini cyangwa gito, nabo basabwa kugikoresha ngo bashyigikire umurimo w'Imana. Bene abo ni abakozi mu bandi. Ibi ndabisoma mu gitabo cy'ibihamya by'itorero, ndakoresha iki Gifaransa mu muzingo wa mbere. Ibihamya by'itorero umuzingo no wa mbere ni urupapuro rwa 630. Harimo amagambo avuze ngo Kristo yarababwiye ngo bizakomerera umukire kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ni Mariko 10:23. Abigishwa be batangajwe n'iyo nyigisho. Igihe umubwiriza wakoze muri uyu murimo akagera ku musaruro wo kuzanira Yesu imitima, ataye umurimo we wera akajya kwishakira ubutunzi bwo mu isi, c'était l'apostat, ababaye umuhakanyi. Ariko asoho nshaka cyane, azabazwa n'Imana izo mpano yahawe maze akazikoresha nabi. Lorsque des hommes d'affaires, aha niho nagendereye, igihe abanyamirimo, des propriétaires, abanyemari, des artisans, abanyamyuga, des marchands, abacuruzi, des hommes de loi, twavuga ngo abakozi ba leta, deviennent membres d'église. Iyo baba bizera b'itorero, ils deviennent également serviteurs de Christ, nabo baba babaye abagaragu ba Kristo. Et bien que leur talent soit tout à fait différent, leur responsabilité de faire avancer la cause de Dieu par un travail personnel et par l'argent n'est pas moins grande que celle du prédicateur. Kabone nubwo baba bazakorera mu mpano zitandukanye n'iz'umubwiriza, ariko inshingano yabo yo guteza imbere umurimo w'Imana, buri wese ku giti cye akoresheje amafaranga ye, ubugomba ubungana, iyo nshingano ibingana n'iya wa mubwiriza. La malédiction qui frappera ces derniers, s'il ne prêche pas l'évangile, frappera aussi l'homme d'affaires qui, avec ses divers talents, ne collabore pas avec Dieu pour arriver au même résultat. Umuvumo uzajya kuri wa mugabura naramuka atabwirije ubutumwa bwiza, nta niwe uzajya kuri aba amaze gusoma, nabo nibadakorera mu mpano zabo zitandukanye, ngo bakorane n'Imana bagere ku musaruro ungana n'uwa wa mubwiriza. Iri jambo muryumve, mu isi bibaho, iyo no mu itorero hari abatarayisobanukirwa, bazi ko abakorera Imana ari ababwirije gusa bagahagarara imbere y'igiterane nk'uku nguku, bazi ko abakorera Imana ari abavuga, ariko tugenekereje uramutse uvuze ibyo uvuze hakabura ababishyira mu bikorwa, ukaba nyagutanga amabwiriza atumvigwa. Mufashe abakene ntihagire ubafasha, mukundane ntibakundane, musure imfubyi ntibazisure, mutangize ibirere bishya mufungure mu murimo, ukabivuga gusa ntibabikore, ntacyo kuvuga byaba bimaze. Noneho ababwiriza bavuga ijambo ry'Imana mu magambo, ntabwo ari abakozi baruta abarishyigikira kugira ngo bitere imbere, ntabwo ari abakozi baruta abafashe izo mfubyi kugira ngo n'ivugabutumwa rishyizwe mu bikorwa ribonekera imbere y'amaso y'abantu, ntabwo barusha umubyizi abita ku bapfakazi kugira ngo na benshi bibatere guhimbaza Imana. Noneho niyo mpamvu bavuze ngo abantu ndabasubiramo, buri wese unyumva yiyumve, ni abanyamirimo, ni abanyemari, mu kirundi baravuga ngo ni abagwizatunga, ni abanyamyuga, ni abakozi ba leta, ni abantu batandukanye, ni abacuruzi. Aba bose nabo iyo bakiriye ubutumwa bwiza, nabo ni abakozi b'Imana, ntabwo bari munsi y'umubwiriza, ahubwo barasabwa gukora ngo bakanganya umusaruro na wa mubwiriza. Se koko
ntibyumvikana kugira ngo tuzaje mu ijuru buri wese mu mpano yakoreyemo, nubwo ko aba ari ugusenga gusa nta kindi ashoboye, cyangwa se ari ukutwifuriza ibyiza ntacyo yabikoraho, buri wese azaba yararushye nk'undi. Niba umwe ari umubwirizabutumwa urajya mu bihugu by'amahanga akamara y'amezi 3 akamara y'ane, nta zindi nyungu z'ubu buzima aharanira uretse agakiza k'imitima, nawe ukayamara ku kazi, nawe ukayamara mu iduka, inyungu zawe nawe ni iz'umurimo zo muri icyo gihe, nk'uko nawe igihe cye nicyo gishoro yagitanze mu murimo, nubwo bigira uko bigenda, ariko niko bimeze. Muri iki gitabo baravuze ngo lorsqu'on explique cela à certaines personnes et répondent cette parole est dure. Iyo abantu bamwe ubasobanuriye ibi baragusubiza ngo iryo jambo ryo rirakomeye. Pourtant elle est vraie bien qu'elle soit constamment contredite par la manière d'agir de ceux qui se disent disciples de Christ. Ariko iryo jambo ni ukuri kabone n'ubwo rinyuranye n'imyumvire nuko benshi bavuga ko ari abigishwa ba Kristo bibwira, ariko iryo jambo nta kabuza ni ukuri. Ngaho ko banyumva, ubwo murumva ko abari bazi ko abakozi b'Imana ari runaka na runaka, bamwe bake cyane, none babimenye ngo abakozi b'Imana ni benshi, niba babikora bashyigikiza umurimo w'Imana ibyabo mu mpano zabo nini cyangwa nto, ariko buri wese akumva ko biri mu nshingano ze gushyigikira uyu murimo w'Imana. Ndabisubiramo, ngo aba bantu ngo nabo umusaruro batezweho ngo ntabwo uri munsi y'ubumubwiriza bakoresheje ubutunzi bwabo. Bamwe rero ntabwo ibyo babyumva, bazi ko yakabije yatanga icya-10, yaba yakabije cyane agashyiraho ituro, ibindi akaba ari ibyo yigengaho azacuragura akabicurangura uko ashaka, atazi ko Imana ibifiteho uburenganzira, ku buryo umurimo ushobora kugira amakene, ku buryo ababurara baburara, ku buryo abambara ubusa bakwambara ubusa, avuga ngo ibyo ni ibyanjye. Ariko reka nkubwire, nawe uri umukozi w'Imana. Nyuma y'icya-10, nyuma y'ituro n'imihigo n'ibisigaye nabyo ni iby'Imana, kuko nawe uri umukozi ukorera muri iryo shami, uzagumana igishoro, ariko inyungu nawe ni iz'Imana. Nubwo uhabwa uburenganzira bwo kuzigenza uko ushaka, nubwo ziba zikura mu biganza utabujijwe kongera kuzibyaza ibishya, ariko nawe uri uw'Imana ukoresheje umutungo wawe. Ngaho muri iyi nsanganyamatsiko, gukoresha umutungo wacu, Imana ibifitiye uburenganzira. Ibi nabivuze, Imana ibifitiye uburenganzira. Mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya, ubusobanuro bwa Bibiliya ni umuzingo wa 4, ni urupapuro rw'182, harimo amagambo ateye ubwoba ari kutubwira ngo kugomwa Imana ibyo twakayikoreye. Haravuze ngo those who refuse to place themselves on the Lord's side are robbing him of the service he claims. Abantu bose banga guhagarara mu ruhande rw'Uwiteka baba bamugomye ibyo yarabatezeho kandi afitiye uburenganzira. Abantu bose banga guhagarara mu ruhande rw'Uwiteka baba bamugomwe ibyo yarabatezeho kandi afitiye uburenganzira. What rent are they paying him for living in his house this world? Harimo amagambo y'incyuro, nimuyumve neza. Mbese abantu niba yavuze ati mbese barinda bamugomwa, barinda bamwima ibyo abatezeho, ubundi baba bashingiye kuki? Haravuze ngo inzu y'Imana batuyemo yitwa isi, mbese barayikodesha. Wowe nyumva, hano baravuze ngo aha dutuye ku isi ni mu nzu y'Imana. None bari kukubaza ngo ko hatuye, kuyiraramo igitondo n'ikigoroba imyaka ikaba 50, urayikodesha. Ni nkaho Imana yakubwira ati mbirindutse nanjye nkajya ngukodesha, aho urara, kurahumeka, ukura ryo kuranywa ukishyura. Nubwo Imana yakwishyuza duke, ikajya yishyura, yenda ukishyura nk'ifaranga ku munota, yaba ari menshi kandi waserera. Noneho baravuze ngo mbese inzu y'Imana babamo ari iyi si barishyura.
they act though they had created the world. Kibabaje nuko bamwe bakora nk'aho ari bo baremye isi, as though they had a right to use what they possess as they please. Maze bakabaho bumva ko ibyo batunze bazabikoresha uko bishakiye nk'aho ari uburenganzira bwabo. God marks their misuse of his talent. Ariko uku gupfusha itaranto bahawe n'Imana ubusa, Imana yarabyitegereje irabyandika. Bana b'Imana, aha Imana ni nk'aho yakaducyuriye itubwira ngo nawe uri umutungo wanjye, umbereye mu nzu, uri umwana wanjye, umbera mu rugo, uri uwo ngaburira, undira ibyo kurya, uri uwo nshinzwe, undya imitsi, urandushya uramvuna, nawe zana ku butunzi nguha. Buriya nta nubwo Imana ibiri kutwaka ibyacu, nubwo tujya tuvuga ngo ni ugushyigikiza umurimo w'Imana ibyacu, ariko sinambibona n'ubundi utunze wese niyo iba yarabimugejejeho. Kuramuka, kuba ufite ubutaraga niyo iba yaguhaye. Rero ntabwo iyi Imana ivuze ngo nimuzane, ntabwo ibikoresheje itegeko ry'agahato, si no guhohota, ahubwo ibiri kubyaka aho yabirambitse. Ahubwo ubujiji ni ukwima waguhaye, ubujiji ni uguhemuka aho uhatswe, noneho ugasanga abantu bishutse ko bikunda, nuko bakanga gushyigikira umurimo w'Imana. Noneho reka mbabwire ko turi no mu minsi iheruka, aho ibyo dukora byose dusabwa gutanguranwa. Turatanguranwa n'isi, kuko wanga kuyikorera ukoresheje ibyawe none, ejo isi ikabipfusha ubusa kandi ntugire iyo urega. Wanga kuyikorera ukoresheje ibyawe none, abanyazi n'abambuzi n'ibyago n'ibiza bikabinyuramo ntuburane. Kandi ibyo mu gitabo cyitwa Maranata, mu rupapuro rwacyo rwa 25, harimo ijambo iryo ndarisoma kugira ngo ahari yenda ridukangure. Nahavuze ngo bidatinze ibyago n'amahano akomeye bizavuka mu bihugu byacu. Trouble that will not cease until Jesus comes. Ni ibyago n'amahano bitazigera bituza ngo bishyiremo kapoze kugeza ubwo Yesu azaba atungutse ku bicu byo mu ijuru. As never before, we need to press together, serving him who has prepared his throne in the heaven and whose kingdom rules over all. Kuruta uko byigeze bibaho, tugomba kwegeranya imbaraga zacu tugakorera Imana, ya yindi yagiye gutegura ubwami bwayo bwo mu ijuru, ya yindi ubwami bwayo butegeka byose. God had not forsaken his people. Imana ntabwo yatereranye ubwoko bwayo, and our strength lies in no forsaking him. Kubw'ibyo natwe murahirwa imbaraga dufite tutazazikoresha mu kuyibagirwa. The judgment of God are in the land. Ibihano by'Imana byatangiye kwisuka ku isi. The wars and rumors of wars, the destruction by fire and flood, say clearly that the time of trouble, which is to increase until the end, is very near at hand. Intambara n'impuha zazo, kurimbuka gutejwe n'inkongi z'imiriro n'imyuzure, ibyo byose biravuga byeruye ko bya bihe by'akaga bimwe bizagenda byiyongera kugeza ku iherezo ry'ibihe twabikandagiyemo. We have no time to lose. Nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa. The world is tired with the spirit of war. Isi imaze kwigarurirwa n'umwuka w'intambara. The prophecies of the 11th of Daniel have almost reached their final fulfillment. Ubuhanuzi bw'intambara zivugwa muri Daniel igice cya 11 burenda kugera ku musozo wabwo. Musomye ibi ngambiriye kwerekana ko turamutse tudakoreshereje Imana ibyacu, naho dutuye si heza, n'ibihe twinjiramo si byiza, ubyima Imana bigapfa ubusa. Intambara, ibyago, ibiza, ugasanga kwikereza, kwitinza, kwagura ubu bwami ngo tuzajya aho badapfa. Nibyo byawe wimanye, ni wa mugani bavuga ngo hangira ubusa bukimara. Ugasanga birimaza batazagushima barabiriye, aho utazunguka urabihashoye, ibitazaguhesha ubugingo birabitwaye.
nuko ukabaho udakorera Imana kandi nuko kwikunda kwakubujije kuyikorera ukoresheje ibyawe ntikugira icyo kukugezaho, ngo uko benshi bari kurira mu myotsi kandi ngo ibyo ntibizakuramo ngo bishyiremo agahenge ngo kugeza Yesu atungutse ku bicu byo mu ijuru. Bana b'Imana, nimureke noneho dukoresha ibyacu dukorera Imana. Ibi byacu se ni ibihe? Ibi byacu ni byinshi. Ndavuga ituro, ibi byacu ndavuga 1/10, ibi byacu ndavuga umuhigo, ibi byacu ndavuga ubwitange. Ndasoza mvuga ko kubikora ari umugisha, kutabikora bikaba umuvumo. Ngaho mbere ku ituro muri Zaburi ya 98 umurongo 96 umurongo n'8, Bibiliya iravuze ngo mwaturire Uwiteka ku izina rye rifite icyubahiro, muze mu bikari bye muzanye ituro. Uwaremwe wese agomba kujya arashakira ihoraho ituro. Kandi ndatanga urugero rufatika. Abenshi banyumva cyangwa bake banyumva ni ababyeyi babyiruye, bamwe bashingiye ba nyirabakwe n'abakazana, abandi ni abatoya bagishyingirwa bagifite ba nyina na base. Iyo babasuye cyangwa se wa mubyeyi we, iyo watuye umwana wawe wamutekereje, njya mbona bamwe bafata igitoki, abandi bagafata ifanta, abandi bagashyiraho agatobe, abandi bagashyiraho agafuka k'umuceri, mbese akamuzirikana ukabona koko aramutuye, amujyaniye ipfukire ritari bubure kumumaza ukwezi cyangwa ukwezi n'igice aguwe neza. Ngibyo ibyo bita ituro. Imana nayo yizirikana. Wibuke ko yakurinze we n'umuryango wawe, wibuke ko mutarwaye, niba munarwaye mwavuwe mugakira, niba mutaranakira hari icyizere, niba mbese hari byinshi wayishimira, noneho ngo igihe cyose ugiye gusenga yemwe abasenga, igihe cyose hari aho wabitekereje wabivanye ku mutima, nimuze mu bikari bye mumuzaniye ituro. Ntabwo ari igiceri cyasigaye mu mufuka waremye isoko, ntabwo ari impanuka ikubayeho utabitekereje. Ntabwo Imana igira amatiku, icyo udafite ntikikwaka. Nta nubwo umugambi w'ubutumwa bwiza ari gushaka amafaranga. Oya, n'udashaka no kujya mu ijuru, ibi nabyo mubyumve, nubwo ntawe nabyifuriza. Ntukarebe utanga ibyawe ngo wagura ingoma utazaragwaho ho umugabane. Ahubwo nabumva koko ubugingo buhoraho tubukwiye, nabumva uyu murimo ari uw'ukuri, hari n'icyo watumariye mu isi, kandi byitezwe ko hari icyo uzatumarira no mu isi izaza. Nimushyigikire uyu murimo mukoresheje ibyanyu. nawe niba wumva utawurimo, kumva utawurimo, uzajya utwawe wiyagire kuko uzarimbuka. Ariko Imana irashaka ngo abayikunda bakunda umurimo wayo baze mu bikari byayo bazanye ituro. Ku ngingo ya kabiri ni icya 10 n'amaturo. Ni amagambo aba mu Balewi, aba muri Malaki, ariko ngenda asoma Malaki 3:10 ahanditse ngo kambere Malaki 3 kambere ku murongo wa 10 nibyo ahanditse ngo nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibe mu ibyo kurya, ngaho nimubingeragereshe, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomorera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho imigisha mukaburaho muyikwiza. Nzahamya injyanye nyibahora, ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu mirima igihe cyawo kitaragera, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Aha Imana irahamagaza 1/10 n'amaturo. Ariko haraguru ntatangiriye, hari aho Imana yatangiye ivuga ko bitewe no kukimana, aho yavuze ngo ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye, ngo ubu muravumwa wa muvumo. Kukimana birimo umuvumo, ariko ntabwo umugambi w'ikigisho cyacu ari iterabwoba ngo abantu bakorere ku bwoba batinya kuzavumwa, nuko kubahana ko ntikwaba ari kwiza. Ahubwo abantu niba byumve ko iby'Imana yadutegetse byose, muri Yesaya 48:17 haranditse ngo nibyo kutugirira neza. Nta tegeko na rimwe Imana yigeze itanga ritari mu nyungu zacu. Reka mbwire n'abajya bavuga ko bica amategeko, ntayo wica, ahubwo ni wowe upfa
urasambana ukazarwara, urasambana ukazabyara inda y'indaro, ukandagara ukabura ubukobwa ukabura ubugore, urangana nawe bakazakwanga, uricana bakazagufunga, wica isabato ukazicwa n'umuruho, wimana icya cumi ukazavumwa, kuko buri tegeko ryose ry'Imana kumvira guherekejwe n'umugisha, noneho kutumvira guherekejwe n'igihano mu isi no mu isi izaza. Noneho rero Imana iri kudusaba ko tuyiha imigabane ya 1/10 n'amaturo. Ibi birasabwa uwo ari we wese, birasabwa uwo ari we wese. Mu gitabo cyitwa abakozi babwiriza ubutumwa bwiza cyangwa se gospel workers, icyongereza n'ikinyarwanda, ni urupapuro rwa 222, haranditswe ngo 222 gahunda ya 1/10. Oya kambere inyuma, bose bagomba kwigishwa gukorera databuja bakageza aho bashoboye. Bose bagomba kwigishwa gukorera databuja bakageza aho bashoboye, bakamugarurira ibye ku rugero ruhwanye n'imigisha baha, cyaba gito cyangwa kinini. Arabasaba kumuha 1/10 cy'ibyo bunguka, kandi abakimwima baba bakoze icyaha cyo kumwiba. Ubwo kandi ntibagategereze ko ukuboko kwe kugira neza kuzabana nabo. Nubwo itorero ryose ryaba rigizwe na bene data b'abakene, ingingo ya gahunda ihoraho yo gushyigikira umurimo igomba gusobanurwa neza, kandi iyo gahunda y'Imana bakayakirana umutima ukunze. Imana ifite ubushobozi bwo gusohoza amasezerano yayo. Amasoko y'ubutunzi bwayo ntakama, kandi yakoresha mu gusohoza ubushake bwayo. Nuko yabona abantu bakiranuka ku nshingano yo gutanga 1/10 mu bwenge bwayo bugira neza, ikabakingurira inzira n'uburyo buzatuma kiyongera. Uwumvira gahunda y'Imana muri duke yahawe azahabwa ingororano ihwanye n'iyo watanze byinshi bisaze. Nibiri jambo muryumvise ririmo ijambo rinejeje ngo nuko Imana yabona abantu bashyize mu bikorwa gahunda yo gutanga 1/10, ngo igakingura inzira n'uburyo byatuma kiyongera. Nibihe kandi se ibongerera ibyinjira, yongera income, inyungu winjiza mu byo ucuruza ziriyongera. Kuko kwiyongera kw'ibyungutswe niko kwiyongera kwa 1/10 n'amaturo. Noneho ndikumva nutanakunda Imana, ndikubona yakwikunda, none akajya agitanga kugira ngo nizo nzira ziyongere. Kandi niba utanga 100,000 wungutse miliyoni, kiyongereye ugatanga 200,000, urumva ko ziba zabaye 2, nta cyubuhomba. Kiyongereye ukabona utanze 300, urumva ko ziba zabaye 3 mu byo winjije. Ni isezerano ry'Imana. Ibi mvuze byanditse no mu gitabo cya Evangelize ikinyarwanda, ivuga butumwa ikinyarwanda, ni urupapuro rw'195. Naho nuko handitse ngo iyo abantu bashikamye bakaba bari gutanga 1/10 nk'uko bikwiye, ni ukuri ngo amarembo atuma kiza, ngo Imana irayakingura imbere yabo akiyongera. Ngaho mu nkundire, ntabwo kubwira abantu gutanga 1/10 ntabwo ari itegeko ry'agahato, ntabwo ari itegeko rivunanye. Gusa sinabura kwisegura mvuze ibi bitewe nuko mu myizerere iri aha hanze benshi mu bitwa ko ari abavugiramana bafashe iby'Imana bakabigira aho bavana icyo kurya, kugeza ubwo umuntu abwira abantu ngo ubu ngo njye amaturo, ngo nambara amaturo, ngo nkenyera amaturo, ngo ngendera ku maturo, ngo umwana wanjye yiga ku maturo, ngo mutayazanye. Mbese akabivuga rwose akubwira ko atenda gushora ubucuruzi, ko atazahinga, ko atazorora, ahubwo azarya imitsi ya rubanda. Ibyo byatumye abavuga iby'Imana by'ukuri, iyo bageze ku iyi ngingo yo gushishikariza abantu gutanga ubutunzi bwabo, basa n'abayitinye bitewe n'amabanda maze iminsi arya imitsi ya rubanda. N'itegeko ryavuzwe n'Imana ryo kubwira abantu gutanga, abantu basa n'abaritinye. Ariko turababwira ko umugisha wanyu ushingiye mu gukorera Imana mukoresheje ibyanyu. Ababurara barahari basabwa kurya mwatanze,
abambaye ubusa barahari basabwa kwambara mwatanze, abatagira aho bikinga barahari basabwa kuhabona mwatanze, injiji zirahari zisabwa kunguka ubwenge mwatanze, abanyamibabaro barahari basabwa kubona ihumure mwatanze. Ntabwo rero twatega ubwoba n'abayakoresheje nabi ngo noneho bitume tutibutsa abashaka kuzataha ijuru ko bakwiriye gukoresha ubutunzi bwabo. Mu kubibabwira muhereye no ku basore, inama yatanzwe n'ibyanditswe ngiyi 68 abakozi babwiriza ubutumwa bwiza cyangwa se gospel workers. Haranditse ngo abakuze bagomba gutoza urubyiruko bakoresheje itegeko n'icyitegererezo, bakabigisha, iri niryo jambo nashakaga, bakabigisha kwikuraho umwenda babereye mu Imana na rubanda. Iyo abantu bigishwa gutanga bakabishishikarizwa, ntabwo bivuza abari inyungu ze zo muri ubu buzima, ahubwo kukubwira gutanga kimwe mu 10 n'amaturo n'izindi nshingano zose ubwiwe. Iyo hari uzi gushishikarije, ntabwo abari inyungu ze zo muri ubu buzima, ahubwo ijambo ry'Imana riravuze ngo ni inshingano nawe afite yo kukwigisha kwikuraho umwenda ubereye mu Imana na rubanda. Ndetse abasoma muzasoma n'igitabo cyitwa Inama ku babyeyi, abarezi n'abanyeshuri, ku rupapuro rwa 361 mu Kinyarwanda naho no mu Cyongereza naho haranditse ngo abigisha b'ijambo ry'Imana ngo nibigisha abantu bose ngo ko babereyemo Imana umwenda wo kuyikorera bakoresheje itaranto zabo zose. Kubw'ibyo rero kubishishikariza abantu nibabyumve neza, ntabwo ari bya bindi bisanzwe hano mu isi biteye n'isoni, ahubwo ni ukugira ngo nawe uzunguke umugisha kandi byawe bigira uruhare mu kwaguka kw'ingoma y'Imana. Ndumva kuri ibi by'icyacumi sindi buhatindi, kandi mukire ku ijambo rivuze ngo imihigo. Hari uburyo bwinshi buvugwa mu byanditswe byera, ariko uyu munsi turashimangira uburyo bumwe. Muri Zaburi 66 umurongo wa 13 n'uwa 14, ibi byo biramenyerewe. Hari abantu bajya bagera mu bibazo bakavuga batari ko Mana, ahantu nuhankura nzagukorera ibi, iyo mihigo bakayitanga. Haranditswe ngo ndinjirana ibitambo byokeje mu nzu yawe, ndaguhigura umuhigo naguhize, wabumbuje iminwa yanjye, akanwa kanjye kakawuvuga ubwo nari mu mubabaro. N'umuhigo naguhize, akanwa kanjye karawuvuga ubwo nari mu mubabaro. Ibi muzanabisoma no mu mateka yabaye mu bacamanza, nibaza ko ari igice cya 11 umurongo wa 30, igihe umugabo witwa Yefuta yari abonye urugamba agiye kurwana ruzaramba kandi atagira imbaraga muri we zarunesha. 11:30 yaravuze ngo nuko Yefuta higa Uwiteka umuhiga ati, nungabiza Abamoni ngatabaruka amahoro mvuye kubatsinda, ikizabanza gusohoka imbere y'umuryango w'inzu yanjye kunsanganira kizaba icy'Uwiteka, nanjye nzagitangaho igitambo cyoswa. Aba bose bagiye bahiga, bahize bunamiwe n'agahinda n'umubabaro, bahize bunamiwe n'ibiteye ubwoba, bafite gushidikanya ko imbere yabo hazaza. Barangije barahiga. Ibi nibyo bavuze ngo ni imihigo, ariko umuntu ahigishwa n'umubabaro bitewe n'urumwunamiye. Iyi byaba bisobanuye ko igihe hazaba hatabaye ibyago, igihe nta ngorane zizaba zabaye, kutakigera uhiga. Ngira ngo kubasoma igitabo cyitwa To Be Like Jesus, kuba nka Yesu, ni mu mapaje agana muri 21-22. Hari aho bavuze ngo ikigeragezo gihozeho ngo kijye gitera umuntu gusenga. Ubwo wasenga ariko yageragejwe gusa, birasobanuye ngo atageragejwe ntabwo yasenga. Noneho mu byumve abanyumva, ntabwo imihigo ari uko izajya ihigwa gusa habaye ibyago n'umubabaro. Ntabwo imihigo ari yahigwa gusa hari ingorane, ahubwo hari ubundi buryo bwo guhiga bw'itegeko. Zaburi ya 76
Zaburi ya 76 umurongo n'uwa 12 ni itegeko rivuze ngo muhige umuhigo, muhigure Uwiteka Imana yanyu, abayigose bazanira amaturo iteye ubwoba. Nimureke bibingeso abantu bose bige guhiga, ndetse turigana umuntu umwe muri Bibiliya, turigana umuntu umwe witwa Salomo. Abami ba mbere igice cya 5 umurongo n'uwa 17 kugeza ku wa 19. Ngewe uyu mugabo ajya mbere icyigisho gikomeye, mwumva umuhigo yahize atarwaye, mwumva umuhigo yahize atapfushije, ntacyo yabaye. 5:17 aravuga ngo uzi ko umukambwe wanjye Dawidi atabonye uburyo bwo kubakira izina ry'Uwiteka Imana ye inzu, kubw'intambara z'ababisha be bari bamuri impande zose, kugeza aho Uwiteka yabashyiriye munsi y'ibirenge bye. Ariko noneho Uwiteka Imana yanjye impaye ihumure impande zose, nta mubisha nta n'ibyago bikiriho. Nuko ngambiriye kubakira izina ry'Uwiteka Imana yanjye inzu, nk'uko Uwiteka yabwiye umukambwe wanjye Dawidi, umuhungu wawe nzashyira ku ngoma yawe, mu cyimbo cyawe niwe uzubakira izina ryanjye inzu. Uyu murongo reka tugire ibyo twigira kuri Salomo, kandi bitari bikeya. Icyambere tumwigiraho n'ukunda azi kugenzura, agashishoza, akareba, amenya kugereranya se wahoze mu ntambara, ko ku mwanya wo kubaka arawubura, n'igihe atekereje kubikorera bitewe n'izo ntambara n'ubundi yarwanye, arabwirwa ngo wamenye amaraso menshi ntabwo wabikora, bizakora umuhungu wawe. Noneho Salomo igihe kigeze, arangije ngo arikebuka, arizunguruka, arireba, asanga iburyo ni amahoro, imbere ni ayandi, inyuma ni ayandi, ibumoso ni amahoro. Arangije aravuga ngo Imana impaye ihumure impande zose. None siri humure mpawe, uyu mutekano mbonye ndawumaze iki? Nuko Salomo aravuga ngo umuhigo, ndubakira Uwiteka Imana yanjye inzu. Abubu iyo nta mwana urwaye, umugore atarwaye, nyoko na se ari bazima, akarere karimo umutekano, imari biri kwinjira, apanga aho azajya kuyarira, ngo ariko ngo hoteli ntarageramo ngo ubu ni iyihe, ngo ariko ngo ubu ngo n'intebe zidashaje, ngo ibi bitebe nta wabita, ngo akazana ibigezweho. Mbese ugasanga aho kugira ngo ako gahenge Imana itanze izo mbaraga ziyongere ku kwagura umurimo wayo, aho ugasanga abantu amahoro babonye agiye kuba yo kurwanya Imana aho kwirwanirira. Salomo tumwigireho uyu muhigo, abonye atarwaye, abonye atarwaje, nta kibazo afite, yahize ko ayo mafaranga yari kujyana ku bitaro, yahize ko ayo mafaranga yari gukoresha mu ntambara ngo yirinde ababisha, yahize ko ubwo butunzi n'izo mbaraga yari gushora mu butasi n'ibindi kugira ngo arinde igihugu cye, agiye kubikoresha akorera Imana. Wagira ngo nge nawe aba ariko tubigenza. Igihe cyose uramukanya agahenge, hari itegeko mvajuru rivuze ngo ngaho higa umuhigo. Ubundi ntabwo ari byiza cyane kubona igiti kimanutse cyari kigiye kuguhitana kigakubita akaboko kikagaca, ejo ukajya mu materaniro ujyanye 200,000 ugiye gushima ngo ndi gushima Imana, akaboko ari akaninku, ngo ndi gushima Imana, ngo iyo gikubita mu mutwe ngo mengo biba byarangiye, ngo none shimye Imana. Ahubwo si yushima kagihari. Iyo mihigo abantu niba yibuke, nubwo bijya biteye isoni, ntibinamenyerewe ko umuntu yahagara imbere y'iteraniro ngo avuge ngo sindwaye, umwaka urashize, nta mwana urwaye, ibaye 2, simburara, iduka ryarungutse, inka zarabyaye, mu mirima ndeza. Ni koko kubera ko bitamenyerewe, hari abavuga ngo uri kwirata, ariko nicyo Salomo yakoze. Kandi ntabwo ibyabaye kuri Salomo biruta ibitubaho. Zaburi ya 40 umurongo n'uwa 6 haranditse ngo Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi, ntihariho uwagereranywa nawe, nashaka kubyatura no kubirondora, byaruta ubwinshi byo nshoboye kubara. Natwe iby'Imana itugirira ntabwo biri munsi by'ibyo Salomo yakorewe,
natwe twashaka kubirondora byaruta ubwinshi ibyo dushoboye kubara. Reka nagerageje gutondeka ibifaranga tutajya tubara. Hari ibifaranga, hari ubutunzi, hari ubukungu tutajya tubara. Iyo umuntu ari mutaraga, afite ubutaraga atarwaye, ayo ni amafaranga. Muzabimenya neza iyo bari kubaha amatangazo bababwira ngo hari umurwayi runaka turi kuvuza, ngo bazamubaga ikibyimba cyo mu bwonko ngo ni miliyoni 10, ngo basubiyeyo ngo ni 7, ngo basubiyeyo ngo ni 3, ngo bagiye kumurebera ngo ni 4. Kuba utakirwaye izo zose urazitunze. Muzabibara neza iyo bari kubabwira ngo hari uwo barakuramo impyiko ngo kuyikuramo ngo ayihawe n'uwe, bakabara ngo ni $60 miliyoni zitagira ingano. Niba impyiko zawe ukanda ukumva ni nzima, nta dialyse bagukorera zirikorera, uzamenye ngo ibyo bimiliyoni urabitunze. Wabimenya neza iyo umubare kuvuga ngo baramuca akaguru, ngo kandi bari bushyireho ngo n'abarabikora ngo no kugira ngo bikorwe vuba ngo ni 5. Wewe ugasanga kawe karahari ntikanakurya, ubwo izo 5 urazitunze. Ni igiki gituma tutabona ko turi abakire? Iyo ufite ubutaraga, udakorora, imirimo yawe uyikora ugenda, mbese ubutaraga uri muzima, uzabare kwa yari amafaranga. Buno warwaye, nubwo yaba ari malariya, nubwo warwara ntacyo ufite, iri jambo abizera b'ubutumwa bwiza mu nyumve, niyo urwaye ntacyo ufite, niyo urwaye nta mafaranga wararanye iyo gusohora mu nzu yawe, araboneka byanze bikunze, kuko ntabwo byanzugwa ngo arwaye nta mafaranga ngo nta kindi twakora. Araboneka. Wajya kuyaguza inshuti, wafata ihene ukayigurisha, aho wahingaga hegitari 2 wahinga imwe indi ukayikodesha. Hari uko ubigenza kugira ngo icyo kibazo cyabonetse iwawe kibonerwe igisubizo. Ni igiki gituma uyu murimo ari w'iby'ubugingo byacu bishingiyeho utabikora utyo? Ubwo waramutse uri muzima ngo ushake n'ikiraka, ubwo nta mafaranga ufite mu mufuka ngo ujye kuba n'umuyede, ariko nawe ugira uruhare mu kuwushyigikira no kuwuteza imbere. Kuba waramutse utarwaye, ayo ni amafaranga kandi ntabwo dukunda kuyabara. Andi mafaranga n'abawe nabo iyo ari bazima, bibara ubirebe, bizwi n'abarwaje bicaye Faisal cyangwa se hashika, aho ijoro bakubarira nawe ukumva ubwoba n'impungenge biraje. Kuba uwawe ataharyamye kandi yari kuharyama ukayatanga, ubwo ayo ni ay'Imana urayafite. Si ibyo gusa, niba ubanye n'uwawe amahoro, muzabaza abagore bakubitwa, muzabaza abagabo barara bahagaze bashatse abagore babi, abo bose hari uwo wabwira ngo ubwo bagukubita buri munsi rero tugiye kugushyiriraho igiciro cy'amafaranga, niba urya uzana 30 ku kwezi inkoni zizahagarara, yakubwira ngo ahubwo munciye make. None wenda ukubitwa, ntabwo wawe mushwana, murumvikana, murapanga, mujya inama, ntubibonemwe amafaranga. Hari abaserereye, reba umugore asohotse mu nzu bamukubisa agiye gukodesha, reba yarakodesha, reba yarahahisha, kongera gushaka ibindi bikoresho, birebe n'umugabo ari uko bibaye. Kuba mukibanye muhurije hamwe ari ishyirahamwe ryerekeje imbere, ayo ni amafaranga kandi bamwe ntibajya bayaha agaciro. Hari akarere gatekanye, ibyo bizwi n'abari kwirukanka n'abari kurara mu migina, imvura ikabacoceramo. Iyo mutekanye, bizinesi zanyu nkeya cyangwa nini muzikomeje, uwo ni umutungo wagutera guhigira Imana. Hari abana beza, bana bawe akaba ari beza. Uzareba umubyeyi ufite imbobo n'abanywa urumogi, ubyuka ajya kubashaka, reba iyo tike, ongera umurebe agiye kuriha bibye, reba ayo mafaranga. Kuba bawe batabikora, ayo wari kuriha bibye, ni umutungo w'Imana ugomba kuyikorera. Kuba ugira inzu, abandi barakodesha, kuba ufite umurima wera, abandi barumiwe, kuba ufite urutundo rwunguka, ubwo ndavuga wabonye iseta nziza muri bizinesi uracuruza bikinjira, kuba ugira inshuti, umuryango n'itorero, kuba ujya urwaye, kuba ujya ukoroye, kuba ujya utabaje, abagushagara bakagukemura ibibazo barahari. Ibyo byose ni amafaranga ajya batera guhigira Imana. Noneho kandi kuba waranamenye Imana, abandi barayakorera agashirira mu nzoga, maraya agahabwa haruta ayo bakoresha bahahira urugo. None wewe uraduhembwa twose, ukaza ugashyira imbere y'umudamu mukadupangira. Ntabwo
wiyandaritse ngo urya akataribwa ngo uburwaye umwijima cyangwa igifu, ntabwo wiyandaritse ngo ube umusambanyi uburwaye sida n'izindi ndwara zikomoka mu busambanyi. Bitwara igihe, bitwara umutungo, byica ubwenge. Ubwenge n'ubuzima urapanga bigapangika, ayo nayo ni amafaranga. Ongera wigereranye n'abatameze nkawe, uzasanga batindahaye wowe uri umukungu. Ku bw'ibyo, ibyo bitera abana b'Imana gutanga umuhigo kandi utubutse uhwanye n'ibyo Imana yabakoreye. Mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga, ni urupapuro rwa 331, ndasoma igifaransa. Haranditse ngo dans de grandes réunions, des occasions spéciales se sont présentées où des appels en faveur de la cause de Dieu ont été adressés à ceux qui professent suivre le Christ. Mu biterane binini hagiye hatangwa imyanya idasanzwe, maze abantu bakararikirwa gushyigikira umurimo w'Imana. Mu biterane binini hagiye haragenwa imyanya idasanzwe, maze abantu bakararikirwa gushyigikira umurimo w'Imana, maze abakurikira Kristo bakararikirwa gushyigikira umurimo w'Imana. Lesquels ont été touchés et beaucoup ont fait de vœux pour tenir l'œuvre. Imitima yagiye irakabakabwa, maze benshi muri bo bahiga imihigo yo gushyigikira umurimo. Imitima yagiye irakabakabwa, maze benshi bahiga imihigo yo gushyigikira umurimo. Wagira ngo namwe uyu munsi nawe ubu bibonye ko uri umutunzi, nawe ubu bibonye ko ukomeye, ufite ibyo ufite, nukuri umurimo w'Imana watera imbere. Mbese mbabwire, uwatanga icya 10 akazana ituro agahiga umuhigo akurikije uko yaramutse, Imana ni nziza, ntawe ijya yaka ibirenze ibyo yamuhaye. N'uwitahaye ntakiri kumusaba, uwizasaba wese izamusaba icyo iri kumuha. Kandi mbibutse, si ubwo haba mu cya 10, haba ku turo, haba mu mihigo, ubwo ni hehe ibiguhenze? Uteye umwumbati imanukanye nawo, uteye agati gato iremaho imyumbati 10 ikagusaba umwe. Uteye ikirayi iragikurikiye iremaho ibindi 10 igusaba kimwe. Uteye igishyimbo iremaho nka 200 ku gishyimbo kimwe ikagusabamo 20. Urazi ngo aramutse ari umuntu ukora izo serivisi, akaba ari umuntu urema imyumbati, akaba ari umuntu urema ibirayi, akaba ari umuntu urema ibishyimbo, uzi ngo yabikora uko yagera depa mukajya kugura. Ariko Imana iravuga ngo nzagukorera 10 umpe kimwe. Aho ucururiza nzazana abakiriya 10 bakungura ibihumbi 10 umpemo kimwe. Ari umuntu ubishoboye, ari umuntu ubikora, uzi ngo mwabaranwa gutyo. We yakora kabirunda hariya ukajyuza akakugurisha, kandi yaguhenda cyane ko abazi ko nta handi wabivana. Rero Imana ni nziza, nukuri mureke tuyihigire imihigo kugira ngo umurimo wayo ubashe gutera imbere. Noneho hari n'ubwitange bundi busanzwe. Timoteyo ya mbere 5:16 haravuze ngo mu byo gufasha abakene, ngo niba hari umwene data w'umugabo cyangwa se w'umugore ngo ufite indushyi z'abapfakazi, ngo nazifashe kugira ngo itorero ritaremererwa, ngo ahubwo ryo ryite ku ndushyi n'abapfakazi nyakuri. Ibi biravuze ngo hejuru y'ibyo usabwa bya rusange mu itorero, hari n'ibyo usabwa gukora ku giti cyawe, kandi ibyo nabyo ntukabifate nk'akaregeya. Ni ivugabutumwa rishyizwe mu bikorwa. Petero ya mbere 2:12 Petero ya mbere 2:12 haranditse ngo niho 2:12 mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebye nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Abakorinto ba 2:9-12 kuko umurimo wo kugabura utamara gusa ubukene bw'abera, ahubwo utera benshi guhimbaza Imana. Niyo umuntu iwe ku giti cye aho akorera n'aho agenda arangije ibi bya rusange bizateza umurimo w'Imana imbere duhuje imbaraga, ariko akazirikana no kujya agira ibindi yitangira akora ku giti cye, ni ukuri aho atuye, abo babana, ibyo bibakabakaba imitima bikabanyura, nuko ngo bigatera benshi muri bo guhimbaza Imana. Ntukumve ko bipfuye ubusa,
ntukumve ko ukoze ubusa, ahubwo uzamenye ngo icyo kirakoretse kandi kizagira ingaruka nziza yo kwagura umurimo w'Imana no kumenyekanisha Yesu mu mitima y'abatamuzi. Akaba ariyo mpamvu rya tegeko riri muri Yakobo 1:27 rivuga ngo idini ritunganye ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Ntabwo rirangirira ku byakozwe n'itorero gusa, ahubwo n'umuntu ku giti cye iyo abikoze, kuko nawe ari uw'Imana, nawe ari uwo mu bagize itorero, bijya bituma umurimo waguka n'Imana igahabwa icyubahiro. Kubw'ibyo mwe mu nyumva, nimukingure ingo zanyu imfubyi zibemo, nimukingure imiryango yanyu abapfakazi incike baze bahashyuhire, nimukingure imiryango yanyu abo bana batabonye uburere batarya ngo bahage iwabo bahagire iwanyu, ntimuzabifate nk'aho mukoze ubusa. Ibihamya by'itorero umuzingo ni uwa 2 Igifaransa, ni urupapuro rwa 606. Qu'est-ce qui possède l'amour de Dieu? Abafite urukundo rw'Imana. Ouvre leur cœur et leur foyer à ses enfants. Nibakingure imitima yabo, bakingure n'ingo zabo, abo bana bakira abo bana. Ce n'est pas la meilleure des choses pour ces derniers d'être placés dans de grandes institutions. Si byiza kwizo mfubyi zijya kurererwa mu bigo runaka bikomeye. S'il n'y a pas de membres de la famille pouvant s'occuper d'eux, nos frères et nos sœurs devraient ou les adopter à les prendre chez eux ou chercher à les placer dans des foyers convenables. Niba izo mfubyi zidafite abanyamuryango bazo bene wazo ba bugufi, nimureka bizera b'itorero bafite imiryango babajyane babiteho. Bene data nibabajyane babagira abana babo babiteho iwabo, cyangwa se babashakira indi miryango batekaniramo bakahaba batuje. Muri iki cyigisho baranavuze ngo ntimuzaninube. Izo mfubyi abenshi muri bo ntibarezwe, ubwo batarezwe ntibagira umuco, ngo niba izo ngeso mbi nizizuka bitewe nuko batahawe uburere nyabwo, ngo uzabafate uko wafata uwawe ari we byavutsemo. Bana b'Imana, ibi byose turi kwerekana uburyo umuntu yashobora gukoresha umutungo we ashyigikira umurimo w'Imana. Tubonye ituro, tubonye gutanga 1/10, tubonye imihigo, hari n'ubundi bwitange uzasabwa bwinshi bitewe n'ibyaramutse. Ibyo byose uzabikorana umutima ukunze, urabisabwa. Ibigusaba aho yabishyize. Ntabwo Imana yakwaka ikitaguhaye, iryo kosa ntiyarikora. Nerekera ahajya gusoza muri insanganyamatsiko, reka tubabwire ngo kubikora ni umugisha, kutabikora ni umuvumo. Bana b'Imana, mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, urupapuro rw'192, kandebe ko ayo magambo nyabona binyoroheye. Igitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye ni urupapuro rw'192. Harimo aya magambo. Ni icyigisho cyo ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7. Ndasoma ibintu birebire ntasobanura. Batangije isomo ryo mu Bakorinto ba mbere 4:2, kandi bisonga bishakaho ko biba abanyamurava. Amafaranga ahinduka umugisha iyo beneyo basobanukiwe ko ari ibisonga by'Imana, kandi ko barinda igishoro cy'Imana, kandi ko umunsi umwe bazabazwa uko bayakoresheje. Mbese ujya uhamya Kristo igihe ukoresha umutungo yakubikije? Iyaba twagaruriraga Kristo ibye 1/10 n'amaturo, ntabwo hasigara ibintu byinshi byo kwikunda, umurimbo no kwiyerekana bitwara amafaranga. Amafaranga apfushwa ubusa mu myambaro, mu gusohoka, mu kwakira abashyitsi no kwiyerekanira ku meza yuzuye ibyo kurya. Dushobora guhamya Kristo mu myiteguro yoroheje yo kwakira abashyitsi, cyangwa tukamwihakanira mu myiteguro y'agakabyo itwara igihe cy'Uwiteka. Mbere yuko ujya mu binezeza byo gushimisha inarinjye, banza wibaza iki kibazo: mbese ntabwo iki ari cyo gihe
mbese ntabwo iki ari igihe n'amafaranga y'Imana ndi gupfusha ubusa mu bitagira umumaro. Fungura igitabo cy'ibikwandikwaho mu ijuru maze urebe uko bihagaze imbere y'Imana, ibyo ugirira umuryango wawe ndetse n'ab'isi. Mbese wahamije Kristo ukiranuka mu kwishyura 1/10 cy'isogi na anisi na kumino? Iyo duhaye Imana 1/10 tuba tuyihaye ibyayo, kuko kukimana ni ubujura n'ubwambuzi. Mbese ibikwandikwaho mu ijuru byaba bigaragaza ko wakoranye gukiranuka imbere y'Imana? Mbese uri umukene? Tanga kuri bike ufite. Mbese waba warahiriwe ugahabwa ibisaze? Urabe warashyize ku ruhande iby'Imana ibara ko ari ibyayo. Kwirengagiza guhamya Kristo mu kwandikwaho bikunyaga amahirwe akomeye yo kwandikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Data wo mu ijuru yigishiriza mu rugero atanga rw'umumaro dufitiye. Imana ntihwema kuduhera ubuntu kandi duha ibisazi. Imigisha yose yo ku isi ikomoka mu kiganza cyayo. Mbese byamera bite Imana iramutse ihagaritse kuduha impano zayo? Mbega ukuntu amarira y'imibabaro, ubuhanya n'amakene yazamuka ari menshi mu ijuru. Dukeneye buri munsi gusukwaho urukundo n'ubugiraneza bwa Yehova mu buryo budatuza. Iki gitabo n'ubundi paji ya 97 tariki ya 10 z'ukwezi kwa karindwi haranditse ngo uko tuzarushaho gushyira mu bubiko bw'inzu y'Imana niko tuzarushaho kubona ibyo gushyiramo, kuko Imana izugurura inzira imbere yacu yongera ibyo dutunze. Ibi ni ukuri nabibonye mu mibereho yanjye. Uwo ni madamu wawe turi kubivuga. Mu gihe Imana yongera impano iduha, ntabwo dukwiriye guhinduka bikunda ngo tuyime 1/10 n'amaturo yacu. Twese hamwe, buri wese ku giti cye, dufite uruhare mu murimo wo gukiza imitima. Bana b'Imana, gukora utanga ni umugisha, kuko mu gihe ngo tuzarekura tugatanga, Imana irasezeranye ngo ikizadukorera izongera ibyo dutunze. Noneho mu bihamye by'itora umuzingo wa 4, nitudakora cyangwa nidukora ibya nikize bizagenda bite? Ni urupapuro rwa 484. haranditse ngo hariho bamwe bajya biteteshwa maze bakavuga ko nta kirenze bakora mu murimo w'Imana kirenze icyo bari gukora none. There are many who urge that they cannot do more for God's cause than they now do, but they do not give according to their ability. Bajya no gutanga ntibatanga ibihwanye n'ubushobozi bwinshi Imana yabahaye. The Lord sometimes opens the eyes blinded by selfishness by simply reducing their income to the amount they are willing to give. Ibihe bimwe bene abo Nyagasani ajya abona ko ari byiza ko izo mpumyi zahumishijwe no kwikunda azihumura akoresheje kugabanura ibyo zitunze ngo bireshye n'ibyo ziyemeje kuzajya ziratanga. Horses are found dead in the field or stable, houses or barns are destroyed by fire, or crops fail. Si igitangaza usanze ngo ifarashi yapfuye yaguye mu kiraro cyangwa mu rwuri. Ubwo ifarashi kuri ubu nge nayegeranya n'imodoka, ko nicyo ni rwo rwego bayifatagamo. Inzu cyangwa ibigega bahunikamo ugasanga byakongowe n'umuriro, noneho n'imirima yabo ikarumba. In many cases, God tests man with blessings. Inshuro nyinshi cyane Imana igiye isuzuma umuntu imuhaye imigisha myinshi. And if unfaithfulness is manifested in rendering to him tithe and offerings, his blessing is withdrawn. Noneho uyu muntu yakiranirwa, yagaragaza gukiranirwa mu kugarurira Imana ibyayo ari byo cya 10 n'amaturo, ngo Imana ikongera kuzaganira nawe ya migisha yari yamuhaye yayikuyeho. Bana b'Imana, hari ibyo dukora nutanakunda Imana ndikumva yakwikunda, noneho akayiha ibyayo, akayikorera bihwanye n'ibyimuha, noneho agakomeza kungukirwa iyo migisha. Ngo bitaba ibyo Imana iba yiteguye ubwo yavuganye nawe iguhaye imigisha ntiwumve,
ahubwo imigisha iguhaye akaba ari igutandukanya nayo, ngo uzongera ikoresha ururimi rundi muzavuga nayo yayikuyeho. Ariko ntabwo ubwo tuzaba twungutse, kandi birashoboka ko njye nawe uyu munsi twakipanga kuyikorera. Mu gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo n'ubundi ni uwa 2 Icyongereza, ni urupapuro rwa 233 233 bahavuze umuntu witwaga F. I was shown that brother F is buried in the rubbish of the world. Neretswe ko uyu mwene data witwa F ngo yari kujya, ngo yari yiroshye mu isi. Reka bari mvugo nkoresha kuko aho haranditse ngo yari ihambye mu bishingwe by'isi. He cannot afford time to save God. Ntiyashoboraga kubona umwanya wo gukorera Imana. Not even to earnestly study and pray to know what the Lord would have him do. Nta nubwo yabonaga n'akanya ko kwigana umwete no gusenga ngo amenye iby'Imana imutezeho. His talent is buried in the earth. Yari yarafashe itaranto ye maze arayicukurira. The cares of this life have swallowed up his interest in eternal things. Amaganya y'iby'ubu buzima yari yaramukamuyemo ubwuzu bwose bw'ibyiteka ryose. The kingdom of God and the righteousness of Christ are secondary. Yari yarafashe ubwambi bw'Imana no gukiranuka kwa Kristo abigira ibya kabiri. He loves business, akunda imirimo ye, but I saw that unless he changes his course, ariko neretswe ko aramutse adahinduye inyifato, the hand of God will be against him. Ikiganza cy'Uwiteka kiramubanguriwe. He may gather, but God will scatter. Azarundanya binagwire, ariko Imana izabisandaza. He could do good, but many have the idea that if their life is a working business life, they can do nothing for the salvation of souls, nothing to advance the cause of their Redeemer. Yakagombye gukora ibyiza, ariko benshi bameze nkawe bafite igitekerezo ngo ubwo twebwe turi abashinzwe gukora indi mirimo isanzwe, nta mpamvu zo kugira icyo dukorera gukiza imitima, nta mpamvu zo kugira icyo dukora cyo guteza imbere umurimo w'umucunguzi. Nimusoma hepfo, ntabwo ndakomeza, baranditse ngo umeze nk'uyu F, mu gihe cyose uzabona n'ibyo wishoyemo ngo bikubuza gukiranukira Imana no guteza imbere umurimo wayo, ngo uzahindure imirimo ukora yindi ngo izatuma ubana na Kristo buri mwanya. Ngaho kuba duteze amatwi, ndumva nta tudashaka kurenza aha ngaha. Icyo twifuza gusa ni uko buri wese uteze amatwi amenya ngo ni inshingano, ni itegeko ko ufite ibyo yaramukanye, yaba amafaranga afatika, ubutunzi buboneka, na bwa bundi tutajya tubara ubuzima, ubutaraga, kugubwa neza, urugo rwiza, urushako rwiza, kirere gitekanye, ibyo byose nimumenye ngo ni amafaranga, kandi Nyagasani arashaka ko tuyamuzanira kugira ngo ateze imbere umurimo we. Ngaho bana b'Imana muduteze amatwi, nimureke twese iri jwi riturarikira gushyigikira umurimo, nge nawe nk'abitsamuye turyumvire icyarimwe kandi tuwuteze imbere. Ibyanditswe biravuze ngo niyo hatangwa icya 10 gusa, wungutse 100 akazana 100, wejeje ibiro 10 akazana 1, uwahembwe 30 akazana 3, uwacuruje akayazana, ngo ni icya 10 gitanganwa gukiranuka gusa. Umurimo w'Imana uba uri kugera ku musozo wawo, ahubwo ikibabaje yaba icya 10 kiraribwa, ituro ryo sinakubwira, imihigo ni bakeya. Reka twese twongere dusubize agatima impembera, dushyigikira umurimo w'Imana dukoresheje ibyacu, cyane kwitaduhenze, kuko ibyo tuzayikoreshereza niyo yabiduhaye. Imana ibiduhere hamwe mu izina rya Yesu, amen.